ni ibinamba tuvoma mu bwigunge bikomeye gute kono si ahantu hatagera amazi hatagera. Ni mu kagari ka Nyagisozi mu murenge wa Nyarusange ho mu karere ka Nyamagabe. Bamwe mu bahatuye baganiriye na radio na televiziyo Flash bavuga ko bakiri mu bwigunge bitewe nuko nta bikorwa remezo birimo amazi meza ndetse n'umuriro w'amashanyarazi baregerezwa aho batuye. Amazi yo ntayo ni ikiziba tuvoma nta mazi tuvoma rwose ingurube zirivuruguza natwe tukavoma. Ikizihe ngaruka sayo mazi mabi Dutera inzoka abana aya mazi ni mabi nako ateye ikibazo. Turacyari mu bwigunge byo ni ikintu kigaragara. Y'abantu batagira amazi n'umuriro burya baba bari mu bwigunge. Batuye hafi nabasabira amazi yari mu watuzanira rwose. Umuriro hano urabona ntawo hari mu bwigunge bikomeye gute kono si ahantu hatagera amazi hatagera umuriro urumva atari mu bwigunge. Gasozi kakirwa nta makuru wapi ubu ntibacuranga televiziyo nta muriro bagira. Ubwo sitembere ryaba riri he amazi twe tujya mu binamba gute mu migende tungiyo niho mujya kuvoma ni ibinamba tuvoma. Amazi ni cyo tuvoma kabandi hano hepfo rwose. Ni meza se dushyiramo gasiro kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu dushyiramo gasiro. bavuga batakabonye abatakabonye ubwo nyine bariyeranja kuko amazi agarukira hejuru ku muhanda hagana hasi ntago turabigira ibikorwa remezo by'amazi. Aba baturage bakomeza bagaragaza ko nahagerageza kubona amazi bakora urugendo rw'amasaha agera muri 2 ngo nayo hari ubwo basanga yanduye bitewe n'imyanda igenda yamanukiramo. Ariko iyo umuntu ashaka ko kunywa hari ahantu wagenda nk'isaha hati bakuru ntabwo twebwe tujyayo twema tukapfa kumwe ngibyo byose ko nta handi sinagerayo bari icyondo gute se nasi ibi byose bibyo nibose ntibigene byo mu muhanda byose ntibijyamo nyine cyateye inzoka nyine bose babigenda gute nta kundi babigenda bapfa kumwe. Abaturage bo munsi mu ngo bakeneye y'amashanyarazi uka ku masere w'izuba kugira natwe tube tumva amakuru tubone agateleviziyo. Ibyo cyane byaba bibaye akarusho cyane muduhaye natwe ku marasire ikomeshwa n'izuba. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe yaba umuyobozi w'aka karere ndetse n'umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu cyumweru gishize nibwo twatangiye kubandikira tubasaba kugira icyo batubwira kuri izi mpungenge z'abaturage. Aba bayobozi bombi badusabye kuboherereza ubutumwa bugufi bukubiyemo ikibazo tugiye kubabaza, ariko kuva icyo gihe kugeza ubu ubwo butumwa bugufi ntibarabudusubiza ndetse no kubahamagara kuri telefone ntibigeze bafata telefone. Gusaba abaturage bagaragaza ko baramutse begerejwe amazi meza baruhuka ku gukoresha amazi mabi byo bigenda bibateza indwara zigiye zitandukanye ndetse banahabwa umuriro w'amashanyarazi bikabafasha mu rugamba rwo kwiteza imbere babyaza umusaruro uwo muriro w'amashanyarazi baba begerejwe. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.